wari uzi ko amarira yose wandijeje Imana itazoyampoza Imana yayamujeje yacishije muri uyu mugabo mwiza uri kumwe ariko siko twamubabariye ikindi nimujya mukora amafuti mujya mwita ku mafuti mwakoze uwo wahisemo nguyu ufata ibyawe nanjye ufise uwanje ubu arakujyanye Imana yaramujije Clement iki wowe urashaka kumbarira ari kujyanye Nk'ibisanzwe nongeye kubwiye ikaze kuri YouTube channel yawe wahisemo kugira ngo ujye wumva amakuru n'udukuru bitandukanye biri kuvugwa muri sinema. Ubu ngubu no muriro nyuma y'ibintu byose bibaye mu no mwaka, nyuma y'ibitangaza byagiye bibera muri sinema. Ubu ngubu reka twongere twigarukire kuri ya filimi yacu My Testimony, niyo tugarutseho even nubwo ibintu byageze ahantu hateye ubwoba maze abantu bagatangira gusubiranamo. Ubu ngubu tugiye kuba twavuga ku kantu ku kandi ndetse n'utundi tuntu mutigeze mubasha gutekerezaho, kuko ubu ngubu byaba ari umuriro ukomeye cyane dusanze uyu Clement akoze igitero cyo kwihorera, tubivuge gutyo. Dore yuko nyuma yuko habayeho imyuka ibiri yabanje kurwana, iyo myuka ibiri yabanje kurwana ni Holy Spirit and Evil Spirit, niko twabivuga. Dore yuko umuntu bita Nawomi n'umusheri wiwe bagiye mu rugo iwabo, nyuma yaho bakajya no mu rugo kwa Clement. Nyuma yaho Clement bakamusengera amajini cyangwa Holy Spirit igakora akazi kayo, Evil Spirit igahunga. Na nyuma yaho ndetse umukobwa akicuza ibyaha yakoze, turavuga Dr. cyangwa Ornella, ndetse n'umuhungu bita Bobo akaba yarabuze uko abigenza. Nyamara reka mbabwire, iyo urwanye neza urugamba rwawe ugera ku ntsinzi ikomeye cyane. Mu gihe Pirate we bamufukuje kufukuza murabijyuwa, mu gihe Pastor yahaye abana biwe umugisha ngo bugabo tusubiyeho bubyara ububwa. Ikaze rero muri iki kiganiro kigiye kuba kigufiya cyane, ngewe ujye kukikugezaho ni Muzehe Kongomani Gasage Ntawangwa na bose Dr. Kuvuga ngo rero uyu munsi aho uherereye mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, umwaka mushya muhire aho uherereye hose. Reka nizere ko iyi migambi n'imishinga yawe wari wagejeje ku Uwiteka Imana yayigenjeje neza, kandi tarakunda suko uri umuso, ahubwo nukubera ko igihe cyo kuba cyacamo neza kitaragera. Tunyarukiye rero, ubundi Bibiliya itubwira yuko ngo hazabona ishyano umuntu uzindurwa no kuvumba amagambo. No kuvuga ngo rero umugabo bita Pirate yakoze ibintu byinshi cyane byari byiza, ariko akora akantu gato cyane katumye agira umunyamagambo, kandi kuba ari umunyamagambo binamukoraho. Dore yuko ni nyuma yuko yari amaze guhabwa inshingano zo kutazatuma umwana wabo yinjira mu rugo, ubwo yazaga nijoro yabuze ahajya, maze Pirate aramwirukaho, amwirukana aho ngaho. Kandi igihe cyo kumwirukana ntabwo cyari cyo ngiko, cyangwa kumwirukana iwabo bari batangije urugamba rwo kumuhiga, barabuze aho umwana yaba yararengeye, bibaza nimba aragiye kwa nyirasenge mu Burundi cyangwa ari hehe. Bari bafite ubwoba yuko, dore yuko mama wiwe yari yamaze kurota inzozi z'uko umukobwa wiwe yapfuye. Ese ibyo ngibyo waba warabyibutse ko mama yarose umwana we yapfuye, ariko nyuma yo kubirota akazinduka asanga inturo cyangwa ipusi y'injangwe majangwe kati yamupfiriye mu marembo. Nibwo yagize ubwoba cyane, atangira kwigira umwihebe cyane. Uburyo n'ubu n'umugore yatangiye gusuzugura umugabo wiwe, ntukabyivangemo, kubera yuko aba ari ikintu gikomeye cyane cyamukanguye cyangwa cyamuhinduye cyangwa cyatumye ubwoba bwiwe bushira. Nukuvuga ngo rero ubwo izo ntambara zari ziri kurwanwa, umwana we yari yamaze kugera ahandi hantu mu maboko mazima. Twavuga ku musheri wiwe bakundanye igihe kirekire cyane, washatse kumwitangira akabanza akamubura, atazi iyo yagiye, kumbe baramuteye inda. Ahubwo umwana ari kwibaza uko azagenza, ari kwibaza ukuntu azabaho n'umwana wiwe umujyambere we wari umuri mu nda. Abantu wanzwe nyuma yuko bigaragaye ko bamuteye inda kandi
yasobanuye ngo Kerema byagenze bite. Nyuma yo kubisobanura umukunzi we rero twasanze Kerema burya ari ikikaritasi, nibwo umukobwa yamutubwiye kuntu yamuteye inda. Ariko reka mbabwire basore, burya mu buzima busanzwe urimo cyangwa mu buzima ubayemo, uyu ubanza usenga Imana igufashe mu bintu byose ukora no mu nzira zawe zose ziyobore, kubera yuko nitaziyobora uzasanga wakoze amahano. Ibi benshi cyane tuzi bafunzwe bazira kuba baravyuye cyangwa barakoze ikintu bakagikoresha undi ku mbaraga. Even benshi bakunda kwitwaza ngo afite imyaka y'ubukure ngarengeje 18, ashobora kuba ari no muri 30, ariko yajya kukurega bakagufunga bakakatira imyaka iri hejuru ya 25. Utekereze ku myaka 25 waba ufite cyangwa 30 waba ufite, maze ugafata umuntu ku ngufu bakagushyiraho indi 25 ukazasoka muri ngereza uri umusaza, mu gihe imyaka yawe y'ubuto yose uyimaze muri ngereza. Uribaza uzaza ku isoko ry'umurimo nubwo waba ufite ubumenyi baguhaye, ariko uzaza iterambere ryaragusize, kabone nubwo ushobora kuba waza ugahita urifatira aho ugeze, ariko ibintu bizaba byagusize. Ni nayo mpamvu ugomba kwitwararika mu buzima bwawe, ugashakisha amafaranga wakumva ufite ipfa ry'ikintu utabasha kukigurira, ugafata umwanzuro. Nk'urugero, nimba ugomba irari ryakuyobeye cyane, ryakubujije amahoro, riri gutuma udakora ibintu byinshi cyane, ibyo ngibyo ikintu uhita ukora ni kimwe cyonyine, ufata umwanya wawe ugatekereza ku buzima bwawe bwahashize, ugatekereza n'ubuzima bwawe bw'ahazaza, maze ugahita ufata umwanya cyangwa ugahita ufata initiative ukavuga ati uko bimeze gutya rero aho kugira nzabimbwa reka mbivo, ukazana umugore. Kubera yuko burya umuntu babiri, Imana Bibiliya iratubwira ngo babiri cyangwa batatu bateranye bahuje umutima, Imana irururuka ikabana nabo igakora ibirimo n'ibitangaza. Bishatse kuvuga ngo rero ubundi Imana ubuzima yaturemeye nta muntu ujya ubucika. Nimba yaravuze ko uzakora mariage ukajya muri mariage ukayikora, nyine singiye kugumura abantu, ariko Imana niyo yakuremeye ahazaza hawe hose uko wameze, wakora gute, ahazaza hawe ntabwo uzigira uhacika. Kimwe cyo kwimba Imana yaravuze ko uzaba umukire, uzakora umunsi umwe ubyuka mu gitondo baguhamagara ahantu usange bagiye kuguha nk'amafaranga nk'urugero, cyangwa umuntu yigendere nk'inshuti yawe mwiganye ibiri ahantu kure ikwibuke iguhereza udufaranga ukore business, Imana iziteremo umugisha. Rero niyo mpamvu ikintu cyose Imana yakugeneye ku isi kizakunda. Ushobora gutangira umwe kuvuga ngo uzagera ku kintu runaka, ariko icyo kintu runaka bikarangira utakigezeho bitewe n'inzira zigoranye waciyemo. Ubanza ukitekerezaho ukavuga ati wayi ibi bintu ntabigezeho. Niyo mpamvu rero narindi kubabwira ngo nubona ibintu byakunaniye ufata umwanzuro. Hari abantu benshi cyane baba bakeneye kubaka kandi bakeneye kubakana n'umuntu ufite gahunda. Genda umubwira ati rero nubwo bimeze gutyo wo kugira nandavure, ndashaka kubaka ko byamera kose, mbo umugabo nanjye icyo nabuze nkibone. Icyo gihe Imana izamanuka iri mu mutima wawe, nirangiza igufashe mu buryo bwose igukeneye iyemo kubaho, cyangwa ibyo yagupangiye byose ube wabigeramo utagiye mu bintu byinshi cyane byo gukora amakosa azakugeza mu buzima bubi cyane. Ikindi umuntu yavuga nuko buriya umugabo bita Pirate buriya ntabwo yazize ko yavuze, huya nuko yazize kwivanga mu nshingano zitamureba, yivanze mu bitakagombye kuba bimureba. Kubera yuko nimba umugore n'umugabo bashwanye, ubundi nta muntu wakagombye kuba yajya mu hagati mu makimbirane yabo. Nimba umugabo yashwanye n'umwana wiwe, nta muntu wakagombye kuba ajya hagati yabo, kubera yuko icyo baba bapfa nimo bakizi, kandi no kugikemura baba bafite uburyo ki bazagikemuramo. Ubundi iki jambo kwivanga ni ijambo rye rituma abantu benshi cyane bapfa cyangwa bakahomberamo ibintu byinshi cyane. Ubundi ni gute mu buzima bwawe ubaye ufite umuntu mufite icyo mupfakaza, undi muntu akakiva ngo karatazi imvano, nubwo atari byiza kuba mufite ibintu mupfa n'abantu, imvano y'uruwango rwanyu rwahereye, ariko ugasanga umuntu arwivanzemo. Nk'uyu Pirate yakagombye kuba yaramenye ko ari umukozi wo mu rugo, agakora inshingano ziwe zo guteka, akabaye ibiryo, akicecekera ibintu by'umunwa n'amagambo akabireka, kubera yuko nta muntu ujya ukizwa n'amagambo
uko byamera kose bagufata neza kubera yuko uri kubaha amakuru, ariko nyuma yaho bakakujugunya bitewe nuko nawe babona yuko ushobora kuzatanga amakuru. Ubundi umuntu wamenye ibanga rya bosi wiwe nawe ubwe ntiyashobora kwibikira ibanga. Niyo mpamvu abo bantu kenshi na kenshi nimba uri mu kazi, reba ibikureba, ibitakureba urebe ku ruhande, nuko na Bibiliya niko ivuga. Umunsi umwe umugabo yari ari mu kazi, bosi wiwe aramubwira ati rero ugiye guhitamo, amuzanira amafaranga menshi cyane, aramubwira ati rero urahitamo amafaranga. Yarahakoze igihe kingana, iyo nkuru uyitega amatwi neza, yarakozeyo igihe kingana n'imyaka 10. mu gihe kimwe rero avuga ati bosi igihe kirageze nsubire mu rugo. Yari yasize umugore wiwe nta mwana afite, ariko yari asize amutwitse inda, ariko atazi ko yamutwitse inda. Umunsi umwe rero uwo bosi we mu gitondo aramubwira ati ndagushaka, ngwino aha, wambwiye ko ushaka gusubira mu rugo, ngwino tuganire. Aramubwira ati rero ugiye guhitamo ibintu bibiri, urahitamo inama cyangwa uhitemo amafaranga. Umugabo aravuga ati rero reka njye hirya mbanze mbitekerezeho. Yamaze iminsi igera muri ine abitekerezaho. Nyuma yaho rero uwo mugabo amaze kubitekerezaho, yaraje amaze kuhagera abwira bosi, aramubwira ati rero ndashaka uhitemo mpitemo inama. Uwo mugabo yarazi ko bosi agiye kumuhemba amafaranga ye yose narangiza amuhe inama. Umugabo rero bosi we yarikojeje hirya azana imigati 3. Iyo migati 3 ayishyira aho ngaho, araje amubwira ati rero iyi migati 3 umwe uzawurira mu nzira, 2 uzayirira mu nzira, ariko umugati umwe ari wowe nguwo ari umugati usa n'ubyimbye kurusha iyindi kandi umeze ukuntu. Aramubwira ati no mugati uzawurire iwawe usangire n'umugore wawe. Ijambo rya mbere aramubwira ati ntuzivange mu bitakureba, ntuzivange mu bitakureba, ibitakureba uzarebe ku ruhande maze ukomeze urugendo rwawe. Inama yindi ya kabiri yamubwira, aramubwira ngo ntuzigere uca mu nzira za bugufi, uzakomeze uce mu nzira ndende, kandi ntuzigere ushaka guca inzira za panya cyangwa ngufiya. Inama ya gatatu aramubwira ngo ntuzigere ufate umwanzuro uhubutse cyangwa ukirakaye. Umugabo rero kimara kugira gutyo bosi yeza amugate ngo rero ufata imigati ugenda amahoro, Imana izakurindire mu rugendo rwawe kandi uzasuhuza abo mu rugo. Umugabo yese agira agahinda aravuga ati koko imyaka 10 nabanye none umugabo ampembye imigati nayo imigati 3. Umugabo yaragiye rero ageze mu nzira, ubwo twibuze cyane kugira ngo inkuru yacu irangiye, ino nkuru nzayibasubiramo neza nyibategure neza nyibabwire. Uwo mugabo amaze kugera mu nzira yasanze umugore n'umugabo bari gutongana barwana. Umugore avuze induru ati ni mu ntabare. Mu gihe yari ari gutekereza kujya, yari ku muryango w'urupangu haje umuturanyi w'urwo rugo yirukanka ajya gutabara, bahita bamukubita ikintu mu mutwe nta bindi birenzeho, ahita aruma arapfa. Amaze gupfa wa mugabo bibonye yibuka ya nama ati ngibita kurebure ku ruhande, yahise yikomereza urugendo. Aragenda ageze ahantu abona inzira ebyiri, harimo inzira ya bugufi igomba kumugeza mu rugo byihuse, ya bugufi n'imivuga bugufi ubyumve yapanya. Noneho akihagira yibuka ko bosi wiwe yamubwiye ngo ntuzigere uca mu nzira ya bugufiya. Ubundi rero umugabo amaze gutambuka, amaze gushaka kuba yajyamo, kumbe hirya mu nzira mo hagati harimo amabandi afata abantu akabambura ibyo afite, yasanga nta bintu afite akabica akica uwo muntu yaragiye kwambura. Arangije ubwoba umutima uramukubita, asubira inyuma akubita ya nzira ndende. Ubwo yari ari hafi kugera mu rugo rwiwe rero, yari ari ahantu hirengeye inzu yiwe iri mwitaba, wari hejuru ku musozi ari kumumanika, abona umugore wiwe yicaranye n'undi umugore ateruye umusore cyangwa umusore ku bibero byiwe, amukora mu bwanwa, amwogosha imisatsi, amusokoza, nyine utuntu twose dutandukanye nk'atw'abantu bakundana. Uwo mugabo umujinya waramwishe, arangije aravuga ati ubu ngubu naringiye hehe? Kumbe wa mugore naramusize, maze kumusiga yigendera yijyanira mu bandi bagabo. Adusore noneho agasore gatoya, nawe urabyumva nk'umuntu wasize umugore ageze mu rugo rwe agasanga hari undi musore atamuzi. Nuko rero yaragiye, ahageze arasuhuza kuzuza, ariko impamvu yageze bamubwiye, yirutse rya jambo rivuga ati ntuzafata umwanzuro uhubutse cyangwa urakaye. Yarakomeje yajya mu rugo rwiwe, aravuga ati mwiriwe, ahita akomeza mu mbere atanasuje umugore, maze uragenda. Amaze kugeramo imbere akajya yimyoza, ashaka kugaragaza ngo uriya ninde, yimyoza. Nawe urabyumva avuga ati kumbe burya naragiye wizanira abandi bagabo, none se uriya yaje ryari, waramundotishije ibiki n'ibiki. Kumbe nawe urumva nimba umaze imyaka irenga 10 cyangwa 10 waragiye gushaka amafaranga utazi biri mu rugo
mukobwa waririnze, nta mukobwa mwahuye cyangwa umugore wowe waririnze, ariko ugasanga umugore wawe wehe ntabwo bimeze nk'uko bimeze yabitekerezaga, icyizere wamuhaye urabona ko yagitaye. Noneho umugabo aramubwira ati none se nyine ku mujinya mwinshi cyane yakanje iryinyo, uriya musore nabonye ni uwa hehe, mwahuye ryari, mwamenyanye ryari? Umugore arangije aramubwira ati rero mugabo mwiza, burya cyagiye ugenda wagiye wanteye inda, uriya ni umuhungu wacu. Ubundi uwo mugabo amaze kubyumva gutyo, umutima wiwe ururuka, ahita yibuka ngo iyo mfata umwanzuro nkabica umuntu ngaza mpita nkwanya nkabanga niciye imfura. Icyo kiganiro nzakigutegurira neza nkikugezeho kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ubundi rero arangira amubwira ati rero aho nakoze imyaka iyi ngiyi, boss yampaye inama, yambitishijemo inama cyangwa amafaranga, naje mpitamo inama. Arangije mpino migati, arambwira ati uno mugati nzanye nuwo uyu nguyu wo tuzawusangire n'umuryango. Yambaye imigati 3, iyo 3 numiri nayiririye mu nzira mu rugendo rwanjye, indi n'uyu nguyu genda uzane icyuma rero tuwuzane. Umugore nawe ntabwo yabyumvisha bikureye cyane, yagiye yiciraguraho avuga ati imyaka 10 nabayeho ndi ubusa, nirinda abagabo bampaga amafaranga, ibintu nk'ibyo byose, ariko none ndebere ikigoryi cy'umugabo kizanye umugati. Usa umugati turawuriye iminsi ngahe, turawumarana igihe kingana iki, mu gihe nari nzi ko ubuzima bugiye guhinduka garutse. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nawe urumva kurera umwana imyaka yarakuze, yabaye w'umusore aho yicarana mama we ukajya ngo bari gutina umugore n'umugabo. Urumva igihe cyari kimaze n'imbaraga umugore yatanje, maze umugabo arawuzana, bicara mu nzu barakinga, afashe icyuma ashyira kwa mugati ku iparato, afashe icyuma akase yumva imbere harimo amabuye, afunguye asanga harimo zahabu nyinshi cyane. Icyo rero twari dushatse kuvuga rero ntago ari uwo mugabo, ahubwo icyo twari dushatse kuvuga, twari dushatse kugereranya aba bantu barimo hano. Umugabo umusore bita cyangwa pirate yakagombye kuba nawe atararebye ibitamureba, dore ko nabyo nubwo ahanga bari abakozi b'Imana, burya ari n'abantu babi cyane, bakagombye kumwica kugira ngo ibanga n'ibibi byose pasiteri yaba yarakoze cyangwa urugomo yaba yarakoze cyangwa urwango yaba yaragaragaje mu muryango we kugira ngo rudasohoka hanze, yakagombye kuba ari umwe mu bantu babanje kuba ubuzima bwabo bwarasibanganye. Rero twirukanse rero ku kiganiro cyacu, nababwira ngo iki kiganiro kiza kuba kiri special, kiza nuko we wacyumva ukakirangiza. Uyu mama nawe yahuye ni ibi bintu bimaze kuba umwana wamaze kugenda. Ubundi biragoye yuko umwana yatandukana na mama wiwe bakatiba ukubiri, icyo yakora cyose, amakosa yose umwana yakora. Ubundi bajya bavuga yuko ibibero by'umubyeyi bicumura byicaye. Niyo mpamvu babivuze, ni ukubera yuko umwana ashobora kugenda agakora amakosa maze yaza bikabazwa mama wiwe. Ubundi Bibiliya tubwira yuko umwana uzi ubwenge ashimisha se, ariko uburyo cuca akababaza nyina. Niyo mpamvu ujya wumva ngo umwana w'ikigoryi ni uwa nyina, ariko umwana uzi ubwenge bakamwita ngo ni uwa se. Mujya mwibaza impamvu batajya bita abana ngo ba uwa nyina, babita umubyeyi, ariko ntabwo babita ngo uwa nyina, ahubwo babita uwa se. Nimujye mubyibaza ukumva ngo ni uwa se Liliane, uwa se Gisela, uwa se Celine, uwa se ugasanga amazina ni uwa se. Impamvu rero ni ukubera yuko nyine na Bibiliya yabivuze yuko umwana uzi ubwenge ashimisha se, ariko ugicuca ababaza nyina. Impamvu ababaza nyina ni ukubera yuko ikosa ryose akoze bahita bavuga yuko mama wiwe cyangwa nyina ari we watumye aba gutyo, nta miburire yaba yaramuhaye. Ibyo ntitubitinzeho cyane rero. Uyu mubyeyi atandukanywe n'umwana wiwe umujinya n'umurandura nzuzu, watuma akora ibintu bibi cyane. Ashobora kuba yanakica umuntu kubera yuko umwana wiwe ataba ari kumubona hafi yiwe. Nuko rero pasiteri nawe yakoze byinshi cyane, ariko muri za nama 3 hari inama imwe atakurikije. Yafashe umwanzuro akirakaye atabashije kumva, kubera ko umunsi umwe yaraje asanga umwana we wari kuvirirana, amujyanye kwa muganga asanga ninda yarigiye kuvamo, ahubwo muganga ahita atabara ayigumishamo, akorera utuntu twiwe maze atabara umwana na nyina, kubera yuko biriya byari ibintu bikomeye cyane kandi bibabaje. Iyo umugore twite avirirana kuriya anarebwa cyane, bisobanuye ko umwana arigiye kuba yavamo cyangwa akainda ikavamo. Kandi amahirwe make abahari nuko umuntu umwe cyangwa babiri bose bashobora kuba basiga ubuzima. Nyuma yaho rero ubupasiteri ntago yigeze atekereza ko wari we, ntiyigeze atekereza ko n'umwana yaba yaguye mu makosa, narangiza mubaze ngo byagenze bike, ninde wayiguteye. Ahubwo bo birukanye bapfa kumva uwayimuteye basanze ari umukene, bahise birukanka bahita bavuga ati ngo musange, barabashingira ku mbaraga. Ariko umukobwa bitewe nuko we yari afite igihango, ntiyigeze akora amakosa bitewe nuko n'ibindi byari byabaye byo kuba yatwita nta ruhare yari yabigize
yabigiyemo. Mwibuke neza yari yajyanye imbuto, bamusabye imbuto, ubundi bavuze ngo ubugwaneza bw'intware bwayigonze izosi. Nuko rero n'uyu mukobwa rero kuba yaragiriye neza Clement amushyira imbuto byatumye Clement nawe ashaka kurya ku mbuto yaremwe cyangwa imbuto itari iragera igihe cyo kuba yaribwa bitewe no umururumba wiwe yari afite. Rero mpamvu nababwiye ati umururumba wose ushirwa nuko wiguriye ibyawe. Umunyarwanda aravuze ngo kugira ngo akwigishe kuroba ifi akurobera ifi aguhe ku gafi yirobeye yakwigisha kuba yakaroba. Rero kwihangana ku bantu ni guhura ariko gufata imyanzuro nako ni guhura, ariko ibigaruka mu myanzuro bafashe byose iza ikomeye cyane naremereye. Burya iyo kugira ngo uvuge ngo iyo mbimenya ikizima nuko wabyihorera. Umuntu umwe yaravuze ngo kubimva nyine kubimbwa yabimva, ni ukuvuga ngo kugira ngo wambarire inshokera aho wambariye inkindi ni ikintu kigoye cyane kinababaza cyane. Nyuma yaho rero twirukanse uyu mupasiteri yamaze gusanga yuko ibyo yakoze bitari byiza, dore ko byazanye intambara zikomeye. Yarazi ko ikintu akoze kigiye kurangira, kinarangiriye aho ngaho, ahubwo icyo yari akoze ni icyo kigiye kuzana umubabaro n'urupfu, bitewe n'uko nyuma yaho nubwo Nawomi yirukanwe mu rugo, wibuka kuri ya mugore wamwirukanye ari we dogiteri, yari amaze kujya mu bapfumu kandi bamusabye igitambo cy'amaraso. Amaraso yose uko yari kujyana inuze, ahubwo amaraso nuko hari gupfuma umuntu. Nyuma yuko bari batangiye kujya bamusaba umwana, banamusabye umugabo, nyuma yaho wagikomeze wari gusanga banamubwira ati rero hari umuntu uri iwawe ugomba kuba yapfa akaba igitambo, niwe dushaka kuba twagira ute twatamba. Ari nabwo bahise bagira ute avuga ati igendere mwana wa mama, nzakomeza ngufashe, kugira ngo yitwaje yuko nta kintu akorana n'umugabo, ariko burya nta kabuza nta kintu cyari kuba bajya babuza kuba basabana n'umugabo, kuba bakora imibonano mpuzabitsina nk'umugore n'umugabo babana mu nzu. Ahubwo we yari yuzuwemo umururumbo w'urugo, kandi nabwo ibyo ntabwo byari kuba byakunda neza. Urugo rutarimo Imana rudashaka ku buryo bwiza ntabwo rujya ruramba, ahubwo ruhoramo intambara. Niyo mpamvu ujya wumva ngo kubakira k'Uwiteka urugo rurakomera cyane. Niyo mpamvu wumvisha umunyarwanda avuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana cyangwa umugabo mwiza, ariko iyi matungo n'urugo ukarwubakirwa n'iki? N'ababyeyi. Ngo ko rero uwo mugabo pasiteri nyuma yaho mwabonye yuko yaje kwisubira, kubera yuko yafashe umwanzuro wiwe ababaye, afite umujinya, bituma akora amakosa yavuyemo umubabaro mwinshi cyane kuri mama pasiteri. Byatumye na mama pasiteri aba umwihebe ku mugabo we, yumva yuko ahubwo igihari uko bakagombye kuba bagenda, dore ko umugore we yari amaze gusinya yuko nibatamufunga hapfa umuntu. Umusore ari nawe mukunzi wa Nawomi yagaragaje ubutwari bukomeye cyane. Bujya kuba intwari si ugufata imbunda ngo ujye mu rugamba ngo ubohore abantu, ahubwo kuba intwari ni ugufata umwanzuro aho abandi bantu bari batinye kuba bafata uwo mwanzuro no gutinyuka. Dore yuko nyuma yuko amaze kumenya ko Nawomi atwite, ntabwo yigeze acika intege, ahubwo yasenze Imana kugira ngo ibe yamugarura mu buzima. Umunsi umwe rero yicaye yiryamiye, yumva umuntu arakomanze, agiye gusanga ni Nawomi. Bityo rero Nawomi nibwo yabwiye bwa mbere inkuru yiwe, amaze kuyimubwira yiyemeza kumuba hafi mu bibazo byose yaba ari kumwe nabyo, bitewe nuko yamukundaga. Urukundo yamukundaga. Ubundi ibintu bibiri njya nibaza cyangwa njya ntekereza, burya iyo ukunze umuntu ugasanga ngo bamuteye induka mwanga, burya nta nubwo wamukundaga, kubera yuko wowe wamukundaga ari umwe, niyo haza undi muntu wakagombye kuguma wamukunda. Sinzi nimba ako kantu kumvikanye. Nuko rero uyu Nawomi bimaze kumera gutyo, amaze kumusobanurira, shiriguwe yafashe umwanzuro wo kuba bagira ute bakibanira mu rukundo rwabo, bakibanira mu mahoro. Dore yuko ibi byose Nawomi atari yasanze tabigizemo uruhare, ahubwo yasanze ari ikibwa cya Clement cyagize ute cyamukoreye amahano akomeye cyane. Zo rero nyuma yaho rero nubwo umusore yahise agenda ku wundi mupasiteri wumva ukuri, amusobanurira ukuri, maze ababwira yuko nta kibazo yabafasha kugira mu rugo rwayo babana, kandi cyiza nuko babana umuryango yose itanze umugisha ku bana. Ni nabwo bagiye mu rugo basanga umupasiteri, maze asaba imbabazi umukobwa wiwe, n'umukobwa basaba imbabazi, maze babahesha umugisha wo kubaka urugo rwabo. Ngaho nguko nuko byagenze. Inkuru yacu nayo kuko yabaye imeze nyuma yuko Pirate we ku munwa wiwe yari yamaze gusohoka mu urwo rugo, nyuma yuko umugabo wundi wagenzaga umunwa ari we Bobo nawe bari bamaze kumutera kinyuma. Ariko Bobo ikihe kiwe cyari kigeze cyuko uwo yakunze agiye kumugarukira. Yari yarakunze Dogiteri Ornella, ariko
dogiteri we yikundira uwo bita Kerema, mu gihe Kerema nawe yari yikundira. Ubundi ubuzima tubamo bujya butangaza abantu benshi, usanga ukunda afite uwo akunda n'uwo akunda afite uwo akunda, bikaba ari ishene yo kugenda ku ruhererekana. Gusa nyuma yaho Imana ifata imitima nyine, uwo ukunda ikaba yafata umutima wiwe ikawukatisha ikorosi, ugasanga muhuriye muri rya korosi hirya muhise mukundana. Ni uko Imana ibigenza. Burya nta muntu, iyo ukunze umuntu uba ufite undi nawe ugukunda, kandi uwo ugukunze nawe afite undi mukunda, ariko Imana ikikora nuko ifata wa wundi ugukunda ikamukatisha ikamukwerekeza icyerekezo cye kigahura n'icyawe, mugahita mujya mu cyerekezo kimwe, mu gihe wa wundi wamukundaga nawe igahita ikatisha icyerekezo cyiwe ntigikomeze kuba cyamusanga. Rero nyuma yaho Bobo rero ikigiye kuzaba nuko Bobo azongera kwisanga yikundaniye n'uwo yakundaga, dore yuko ikibazo cya dogiteri cyatumye agira inda nini cyane, cyatumye cyo kudashaka mu muryango wabo, ariko burya yirengagije ko Imana ari yica karande zose zibaho. Rero reka mbabwire ngo iki kiganiro reka tugisoreza ahangaha. Ibiganiro byo ni byinshi cyane tuba tubafitiye, tugenda tubihuza n'ubuzima busanzwe bw'abantu n'ubuzima bwa filime, ndetse tureba impamvu iyi filime yari ishatse kutwigisha iki. Aka kanya iyi filime yashatse kutwigisha ibintu bibiri, yadushyigishije kwihangana no gutuza no gufata icyemezo mu gihe tutababaye, twabanje gutekereza ku cyo tugiye gufata, kubera ko iyo ufashe umwanzuro ubabaye ugukoresha amakosa menshi cyane. Reka mbabwire ngo rero reba ko wakoze subscribe n'utarakoze uyikore. Njyewe reka se yamuze ko ngomane ntawangwa na bose, ndabakunda nawe mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao. Uwo Imana yatoranyije, umutima wuzuye urukundo rudashobora kuvunika, kandi wowe